umvira ijambo. And it won't be the last pandemic. The next one could be. Kandi ntizaba ariyo ndwara y'icyorezo cya nyuma. Ikindi kizakurikiraho gishobora kuzaba gikomeye cyane kurushaho. Ndashaka kuvuga ko iki cyorezo cyahitanye miliyoni z'abantu, cyari giteye ubwoba cyane. Twabonye urukingo. Mu by'ukuri ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bwagize uruhare rukomeye mu gutuma rusohoka vuba. Igihe navuganaga nawe naramubwiye nti hari n'ibindi bishya mu buvuzi bishobora kwihutishwa, harimo n'ikintu cyitwa ubuvuzi bw'agakoko gatera sida. Bityo rero dukwiriye kwitegura neza kurushaho ibyorezo. Navuga ko ibyo bikiri ku mwanya wa mbere. Ushobora kuvuga ko wahangayikishwa n'intambara za kirimbuzi cyangwa se na artificial intelligence, ariko hari ibintu byinshi byo guhangayikishwa nabyo. Ni inshingano za leta kubitekerezaho mu nyungu z'abaturage. Kubirebana n'icyorezo rero hari byinshi dukwiriye gukora, kandi twizere ko tuzaba twiteguye neza mbere y'uko ikindi cyorezo kiza. Muri rusange ni udushya mu rwego rw'ubuzima, cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Nkunda kuba mbigiramo uruhare cyane. Umunyamakuru hano yahise akomeza amubwira ati nasomaga aho wavuze ko uteganya ko icyorezo gikurikira gishobora kubaho mu myaka nka 25 iri imbere. Undi ati yego, nta gushidikanya ko mu myaka 25 iri imbere tuzabona ikindi cyorezo gikaze kurusha ibyabayeho. Hari n'indwara zimwe na zimwe ziterwa n'udukoko cyangwa virusi turi gukurikiranira hafi muri iki gihe. Ayo namwe mu magambo ateye ubwoba yavuzwe n'uyu muherwe Bill Gates ushinzwe guteza ibyorezo mu isi, we n'abandi bafite ubutunzi buhambaye kurusha abandi. Nyuma y'amagambo ya Bill Gates hari inkuru yateye ubwoba batuye isi, ariko yatangiriye rwagati mu nyanja Atlantique mu bwato bw'abakerarugendo bari bibereye mu ruzinduko. Ibyari ubutembere bikarangira baherewe akato mu nyanja kubera icyorezo cyavumbutse muri bamwe mu bagenzi bari muri ubu bwato. Iki cyorezo ni ikihe? Gifite uwuhe muvuduko nk'uko biri kuvuga uyu munsi? Tukiraho ariko, COVID-19 yateje urugamba rukomeye ku isi, haba ku wayirwaye, uwayirwaje, uwayivuye n'uwitagezeho. Ingeri zose zagezweho n'ingaruka z'iki cyorezo. Ariyo mpamvu ubu iyo havuzwe irindi turika ry'icyorezo, imitima ya benshi haguruka mu bitereko. Icyorezo gishya kiri kuvugwa cyo ni ikihe? Ese mama gishobora kuza kirusha ubukana COVID-19? Abahanga muri siyanse na politike bari gutangaza iki? Urugamba Media Official niho uzasanga inkuru zidasanzwe. Gukora subscribe ni ingenzi kugira ngo utazacikwa naho ibihe by'isi bigeze uyu munsi wa none. Ngende mugira banga ati mbahaye ikaze. Iyi nkuru turayitangira tuyibarirwa n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyari